Agafilime k'uyu munsi nuko tugatangiye umukobwa yinjira mu nzu, uwari wicaye rwose hasi aramubwira ati dore utaye amafaranga, akuye amafaranga ku ruhande arangije aramubwira ati dore utaye amafaranga. Uyu nawe aragaruka arayatora rwose, ari no kuvuga ati rwose amafaranga yanjye nari nyataye n'ukuntu mvuna nkukorera buri kimwe cyose rwose. Uyu nawe aramubwira ati rero mukobwa mwiza ngaho mpemba dore nkutoraguriye amafaranga kandi wari uyataye. Uyu nawe mwuka inaba amubwira ati wamaze, ati se kuba nari nyataye ukambwira ngo nyatoragure bivuze ko wamfashije kuyakorera. Uyu nawe aramubwira ati ariko mwagiye mugira impuhwe, ngutaye amafaranga ndayaguha none unyimyeho n'ijana kuko naburaye. Uyu nawe rwose ku ruhande arabireba arimyoza cyane, bisa nkaho ari isiri aziranye n'uyu nguyu rwose wicaye ahangaha. Arangije afata uriya mukobwa winjiye ku ifoto ye, arangije anyuzamo agakubo, arongera rwose ahita amuhereza amafaranga, bisa nkaho ari ikiraka yamuhaye. Kurikira intambwe ku yindi uraza kuba wasobanukirwa. Ari nako rwose uyu nguyu avuga uti ngomba gukorera amafaranga. Ari nako abwira uyu mukobwa ati wakakobwa we, ati kuki uri ahangaha, ati ntuzukongere guhagarara ahangaha ku muryango. Wa mukobwa nanone arongera akura y'isaha aramubwira ati mukobwa mwiza dore utaye isaha. Wa mukobwa ahita ahindukira aragaruka arayitora avuga uti mana nyagasani, iyi saha yanjye yarampenze, buri kimwe cyose kiba cyampenze. Ubwo rero ntago rwose byakunda, urakoze cyane. Agiye kwinjira aramubwira ati se mukobwa mwiza wampembye ko rwose uri kugenda wimaringa wisharunga witwara uko ushaka, wampembye ko wari utaye isaha ihenze. Umva wa gikobwa we, ati ndagira ngo nkubwire ko uko ngenda n'ukwanjye. Ahita anamumenaho n'inzoga rwose amubwira ati ndakwiyamye, ingendo yanjye cyangwa imyitwarire yanjye ntago ikureba. Ari nako amubwira ati rwose wa mukobwa urampemukiye, ntago wakagombye kumpemukiye muri ubu buryo. Wa wundi nawe ku ruhande w'umukecuru arimyoza. Iyi filime nayizanye kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa buri kimwe. Arangije ahita afata n'uyu mukobwa nawe ahita anyuzamo umukato, agakubo. Ese ni ukubera iki? Ni iyihe mpamvu umuntu wese uri kwinjira ari kumutega amafaranga undi akamutega isaha? Uraza gusobanukira intambwe ku yindi. Noneho haza n'undi mugabo nawe arangije aramuganiriza rwose aramubwira ati musore mwiza, ati kugenda utavuga. Ahita agaruka rwose aricara, ari nako abwira uyu muhungu amubwira ati ndashonje, wampaye icyo kurya ko rwose numva mu nda bimeze nabi. Umusore rwose aramwitegereza cyane aramureba ati wamaho tugasangira nubwo ari dukeya. Ati se ko ntacyo twakumarira koko, ati ko ntacyo twakumarira, ati ngaho genda nta kibazo ubundi turaza kuba dusubira. Arongera akuraho ishanete ahita amubwira ati ati aho wari wicaye dore utaye ibintu byawe kandi by'agaciro. Umusore rwose aragaruka neza arabitora arabyitegereza, ari nako amubwira ati ati ibintu ntabwo ari ibyanjye, ati shanete ntabwo ari izanjye, ntabwo ngira shanete zimeze gutya, izanjye ntabwo ari ukuzisa, ati zirahenze cyane, atakira ahubwo uze kureba umuntu wazitaye ubashe kuba wazimuha, ati kuko ntabwo ari izanjye. Ati hoya, ati ni izawe, ati kuko urahagurutse mpita nzibona kandi niwo wahicaye kandi nta n'undi muntu wigize winjira ahangaha. Ati ati urebe abandi urebe neza uraza kumenya uwataye, kandi uwayitaye byanga bikunda ari buze kugaruka ahangaha abashe kuba yagusobanurira buri kimwe cyose. Ati nta kibazo urakoze cyane wowe rwose ntariwe ubwo ngubwo genda, ati niba atari wowe uyitaye ubwo ndaza kuyirangisha. Umusore rwose akomeza kumubwira ati ariko nizere ko umeze neza, ati uraza kumera neza humura, ati nubwo buri kimwe cyose kitameze neza ariko uraza kumera neza ihangane, usa nk'umuntu ubabaye cyane. Umukobwa nako amubwira ati yego ndababaye cyane ariko ntacyo bitwaye. Arangije zamuhe rwose ahita amuhereza ati ni dukeya ariko tugira itwo twagufasha ukabasha kuba wabaho. Ati nanze kugendera aho ngaho kuko nabonaga nkusuzuguye. Uyu nawe rwose arishima ati ati ni ibyanjye, ati nyagasani, ati urakoze cyane, ati ni izawe rwose, ati iryo funguro ni iryawe, ati ahubwo ntubifate nko kugusuzugura kuko ntabwo naba nkuhaye utuntu duke tungana gutya. Ati humura musore mwiza, ati urakoze cyane, ati Imana iguhe umugisha kandi isubize aho ukuye. Umusore yaramuhereje rwose, ni nabwo yarakitugura ataraturya. Uyu nawe rwose
ku ruhande isa nk'aho ari isiri aziranyeho cyane, ari nako rwose ahita avuga uti oke, ese ni ukubera iki? Uraza gusobanukirwa impamvu. Ahita aza kuri ya foto ahita yandikaho akaziga. Wibuke umukobwa wa mbere yaje bamutega amafaranga, uwa kabiri bamutega isaha ihenze, uwa gatatu bamuteze imikufi nabwo ihenze. Ese biragenda biti? Tugaruka kuri uru ruhande. Nazanye filime nk'iyi ngiyi irimo inyigisho kugira ngo ubashe kuba wamenya buri kimwe cyose. Niba ugeze ahangaha ari bwo bwa mbere utarakora subscribe, yikore kugira ngo tubashe kwaguka. Iyi channel yacu iracyari nshya kugira ngo tubashe kugira kuzamura abasabu ndetse tuzamure n'icyizere. Dukunde udukundishe n'abandi, ubundi biraza kuba byagenda neza. Twaje ahangaha uyu musore yararimo abwira bano bakobwa ati mureke akavuyo, mureke tubanze tukore icyatuzanye. Ari nako rwose bamwaza uyu musore ababwira uti bakobwa, ati rero ati mwaje muri interview y'akazi, ati buri kimwe cyose tugiye kugikora uko twagipanze kugira ngo ducunguze uburyo umwete tubashe kuba twagira ute twahera ku murongo. Wowe fungura nawe ufungure urebe projet zirimo aho ngaho, nizo tugiye kuba twapresenta. Buri kimwe cyose tugende kuba twagikora neza. Buri wese muri karaka box harimo rwose projet yiwe bamuteguriye agomba gupresenta kugira ngo abashe kuba yatsindira akazi. Wibuke neza uburyo rwose aba bakobwa n'abasore binjiye ahangaha, uraza gusobanukirwa impamvu. Ari nako umusore amubwira uti turahera ku murongo, buri wese araza gupresenta uwo mushinga abashe kuba yagaragaza buri kimwe cyose kugira ngo bibashe kuba byagenda neza. Ari nako uyu mukobwa afite umujinya mwinshi, ngiye ntabwo bishoboka, ngiye umushinga ntabwo nawubasha, mpereza uwuriye. Uyu nawe rwose aravuga uti no, ati buri wese afite box yiwe irimo umushinga we, ntabwo ugomba kugira ute kumvangira. Arakomeza kumuhatiza rwose ambwira ati mpereza ndapresenta uwo nguwo, ati nanjye rero ntawo nkuha. Batangira guteza akavuyo. Mu by'ukuri baje gushaka akazi, ariko reba imvururu bari guteza. Uwari kubakoresha interview yumiwe arimo arabireba bitegereza, ariko abwira uyu mukobwa rwose ku ruhande amubwira ati wakigoryiwe, ati wowe nta n'akazi baguha, ati niba utabasha kumvikana ati nanjye ndakwiyamye, ati ndakwiyamye. Uyu musore ageze aho biramucanga, arababwira ati ariko mwagiye mwiyubaha, ati ahangaha twaje gushaka akazi, buri wese afite amahirwe angana n'aya mugenzi we, ntawe urusha undi, rero kwitwara neza nabyo bigira agaciro. Umusore biramucanga, ari nako uyu mukobwa akomeza kumubwira ati tugiye gukoresha tombora, ati ninkutsinda urahita uwo mushinga upresenta wanjye. Ataramwemera ati nta kibazo. Barabikora rwose, arangije ahita amutsinda. Arangije aramubwira ati umushinga n'undi n'uwanjye wari uri muri box yanjye, ninjye ugomba kuwupresenta. Mu by'ukuri umushinga w'uyu mukobwa rwose niwo woroshye pari raporo y'uyu nguyu. Ari nako rwose atangira kuvuga uti ati murampenze, ati ariko nta kibazo, n'ubundi akazi rwose ngomba kugatsindira kandi nkabikora neza. Umusore rwose arimo aritegereza, nta kavuyo kenshi. Ari nako rwose ubahagarariye ababwira uti noneho reka boss aze, ubundi tubashe kuba twakomeza kandi mugabanya akavuyo, ibintu bibashe kuba byagenda neza. Uraje usobanukirwe neza. Uyu musore yahise ahobera uriya mukecuru rwose ati mamita aturaho, atumeze neza. Umusore ni umusore mwiza rwose, afite umutima mwiza. Aba bo ku ruhande baracyaryana. Wibuke neza uyu musore niwe wenyine wabasha kuba watsinda ikizamini ubwo yinjiraga hariya imbere ku muryango. Aba bose babashije kuba bagwa mu mutego. Ugiye kubanza gusobanukirwa ubundi umenye buri kimwe cyose. Umukecuru yatangiye kuvuga uti rero mwese muri ahangaha mwaje gushaka akazi, buri wese afite umushinga we agomba gupresenta, ariko ibyo bintu byose bigomba kujyana na discipline, bikajyana n'umuco, imyumvire, amasomo wigishijwe n'ababyeyi ndetse nayo wize mu ishuri. Uyu mukobwa nawe rwose ntabyumva neza, ari nako umukecuru akomeza kugenda basobanurira. Ngiyo turigenda dushaka abantu bakora akazi, tubasha kugendera kuri buri kimwe cyose cyiza cya discipline. Uko umukecuru avuga, aba bo barakina, barimo barikinira, nta nubwo bashaka kumva ibyo avuga. Ari nako rwose uyu mukobwa avuga ati wa mukecuru we urimo uradutinza, nta nubwo wakabaye uri hano, wakabaye uri mu bishingwe, uri hirya. Umukecuru rwose aramubwira ati muceceka ahangaha.
mwese muri mu biganza byanjye, ni njyewe ugomba gutanga akazi hano kandi buri amakuru yose buri wese mufiteho amakuru ahagije. Umusore rwose yifatira umukecuru, ari nako uyu mukobwa avuga uti wowe ntabwo wakabaye uri hano kuko aka kazi ntabwo wagatanga, wowe nta bushobozi ufite bwo kuba wagatanga, wowe urashaje, wakabaye uri ahandi hatari ahangaha. Abakobwa ni abiyemezi cyane, ese biraza kugenda bite? Nazanye filime nk'iyi ngiyi kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa. Ari nako rwose uyu mukobwa amukoraho amujoga mu gasuzuguro kenshi cyane, ari nako umusore abitegereza. Umusore yamaze kurakara, abakobwa nabo bafite umujinya mwinshi, bafite akiryo. Umukecuru arangije ashyira ibitabo rwose ku meza, arangije arababwira ati rero icyo mugomba kumenya ni njye ugomba kubaha akazi cyangwa nkaba nakabimba. Ati no, ntabwo bishoboka. Ati umuntu nkawe se yatanga akazi? Ati ibyo se byavuye he? Ati ndavuze ati buri wese umwe, wowe mpereza isaha yanjye, nawe umpereze amafaranga yanjye. Buri kimwe cyose nakibonye, nabateze amafaranga ndetse n'isaha kugira ngo mbarebe ese akazi muje gusaba mufite izo ndangagaciro, ese mwarize mubasha kuba mwamenya buri kimwe. Ntabwo bishoboka yuko rwose nabahereza akazi kanjye muri abajura. Umukobwa watwaye amafaranga arangije ayakuramo rwose, n'undi nawe n'isaha. Ati ibi bintu ntabwo byakunda, ati ntabwo byashoboka, ati rwose mamita uraduhemukiye cyane. Abakobwa rwose bahita bagenda mu burakari bwinshi cyane, ari nako babwira ati mwebwe nta kazi kanjye nabaha kuko nta disipurine mufite. Ari nako abwira rwose umusore ati wowe, ati niwo watsinze egizami, ati egizami rwose nayikoze kare ariko ni wowe ubashije kuba wayitsinda. Mbabwira ngo rwose mujye mugira disipurine, ni nuko filime yacu igenze.